Yamani twongeye kubaha ikaze mwe mudahwema kudukurikira aho muri mu mpande z'isi no mu mpande z'igihugu cyacu cy'u Rwanda zigiye zitandukanye. Turabashuje cyane nk'uko mubizi, nk'uko bisanzwe rero iyi ni Blaze Boy TV show, aho nje kugira ngo tuganire ku makuru ari kubica bigacicikana, ku matiku ari kubica bigacicikana, ku rwango ndetse no gukatirana no guterana amadobo biri kubica bigacicikana. Hano iyi nkuru ewana international, iyi nkuru irarenze. Iyi nkuru ya Derrick na Olga ndabizi benshi mubiziho utuntu duce, ariko ndi hano kugira ngo ngusobanurire 5 kuri 5. Twaba dufite amakupure abiri mu Rwanda. Couple ya mbere yarirenze ni ya Nyambo na Titi, iya kabiri yariya Olga ndetse na Derrick. Wakwibaza ngo bimeze bite? Ese abantu ko bashwambaguranye bikajya hanze ibintu byabo bikomeye, amabanga yabo yose babikiranye akajya hanze bikomeye, bagatukana hafi no kurwana, ibi bintu bimeze bite? Byatangiye ute? Ubundi Derrick kugira ngo amenyane n'uyu mukobwa byagenze ute? Ese Derrick kugira abe uwo ari wo iki kugeza izi saha byagenze bite? Bimeze biti? Ndahari ngo ngusobanurire, ntugende bitarangiye, ko nugenda bitarangiye urabuhombye ibintu byinshi. Making ko wakoze subscribe, wakoze no kuri notification kuri yanzogera, kugira ngo ibiganiro byanjye byose bijye bikugeraho 5 kuri 5. Reka twitangire rero dukubite tubangura. Derrick yakwibaza ngo ni muntu ki byagenze ute? Derrick yaje hano kuri iyi mihanda, aza kuri TikTok yivugira utuntu tugambo tukomora imitima y'abantu benshi, abantu bakabasha kunezerwa. Mbese navuga ko yabwirizaga kuri TikTok ariko yakomeje yomora imitima y'abantu, avuga ibintu byinshi, avuga ukuntu Derrick ari umwana wo mu bakene ariko bitameze neza iwabo. Derrick akomeza avuga nibwo haje kuboneka umukobwa wo mu diaspora aramwikundira, avuga ati Derrick w'ibintu ukora n'ibintu uvuga ubifitemo impano, reka ngo ukorere umuti nkugirire gutya. Umukobwa wo mu diaspora baramufasha, afashe Derrick amukodeshereza inzu. Amaze kumukodeshereza inzu abakubisemo n'icyana, aravuga ati rero ngo ukodeshereza inzu jya wiberamo ewana, ndetse yamuhaye n'ibyo kurya. Arangije amupasa n'icyana ati nujya ushaka kugira kahunjenje ujye uyenjenjingaho ibintu bikomeza. Derrick ubuzima buramuryohana, nibwo bamukubise pasi ya Olga batangira kubana. Urabyumva ute? Reba ko wakoze subscribe twikomereze. Batangiye kubana, barabana sheri na shushu, ibintu birahitinga. Derrick agira umukunzi Olga, ibintu bicamo 5 kuri 5. Ubuzima navuga ngo buraryoha, babifashijwemo n'umudiaspora. Wawe warakunze Derrick aravuga ati uyu mwana afite impano. Rero kugira bigeze amasaha wumve bashwambaguranye, Derrick na Olga barwanye, bashyize ibintu byabo hanze. Dore ko Derrick yashyize no hanze ukuri kose kuri Olga ko ari umutinganyi. Yavuze ati Olga ni hybrid, ni umutinganyi. Guma hano amakuru yose urataha uyafite. Ubuzima bwaje kubaryohana kugeza iyi saha. Rero Derrick na Olga bashwanye bimwe bikomeye, bari mu matiku, bari mu nzangano, ibintu biri kuvuza ubuhuha. Kugira bashwane rero reka nkwereke ukuntu byagenze naho ukuntu byagenze. Derrick murabona uko bigaragara nk'umupeti, ariko Olga we murabona nk'umuntu umeze nk'ukoze. Ese nakubwiye akantu kuvuga ati Derrick wenda yari ugiye kwiseseka mu bakecuru, ugiye kumaramo ibiki? Ibyo byose ndi gusobanura, gume hano. Nuko Derrick murabibona acyafite baby face, agaragara nk'umuntu mutoya. Derrick yatangiye kujya yigira mu tundi twana, yisamurira ewana, acata n'utundi twana. Olga arabibona aravuga ati iyi nkirabuheri itangiye kunsangira n'abandi, bimeze bite? Derrick amakuru amugeraho. Amaze kumugera agenda aravuga ati rwose sheri ibi bintu ntago ndi kubikora, ni amagambo y'abantu. Avuga ati kandi nakwifatiye. Batangira gucyurirana gutyo. Bigeze aho Olga babwiye Derrick ati wankirabuheri we. Olga byarimaze kumurenga ati we nta nubwo uri kuri size yanjye, ntabwo uri kuri type yanjye, genda ajya mu buzima bwawe, menya ibyawe nanjye menya ibyanjye, wamuginga we.
Derek abyumvise gutyo yumvisha ako kantu ngo ni inkirabuheri biramubabaza cyane nawe atangira gushitinga umuntu witwa Olga aramushitinga byatari ewana ibintu birasahinda bashwana gutyo bashwanishije nuko Derek ajya kwirebera utundi twana hirya no hino akipacapangira ngiye rero muragira ngo ndi kwabeshya ariko buretse nkwereke banza wumva aya majwi bundi tugaruke nyuma twikomereza. No bintu biba bibabaje cyane muri kumbabariza umutima cyane mani muzajye kubaza umuntu bita Ask niwe uzi ubuzima bwanjye niwe uzi uburyo mama wanjye yamamagaraga ari kunyaka mani 5,000 nkanga kubimuha kugira ngo mwebwe mubeho nkirya nkimara ku bwanyu uyu munsi nibirangiye mbaye imbwa se ibi sicyo mwifuje nuko tubivuga nta kibazo umuntu agire kukwihanganira uwizi neza yuko uri hybrid uryamana n'abakobwa bagenzi bawe none uri kuza kumvuga nka gupowa man reka nta kibazo noneho nkuko wabyifuje mbivuga uwo ari we wese stories z'uburyo twahuye cyaze wa mungu yereka mubwire uri n'igicucu nimba utabizi reba byose wagiye kuvuga wibwiye ko se uri gusebya Olga cyangwa nawe wari uri kwisebya cyaze urimbwa nkuko nabikubwiye nushaka uzabimenya iki cyanara uru rwana niko warwana ubundi reka nkubaza ikibazo ubundi imyaka ufite ikwemerera kujya mu maguru y'abakecuru bangana nka mama wawe bafite iminkanyari mu matako kuri ikigo ryo n'ikiwera wera none uri kuza gutera imbabazi kuri kumbuga wirirwa wiboroza n'ikimenyimenyi nta mugabo ugomba kurira kuri TikTok nta mugabo urira kuri TikTok wakabwa we urabyumva none nyoko wakubya amezi 9 akagutwita akakwirukanka ahantu hose mu masasu mu ntambara mu mvura no mu miyaga no mu miferege hose wowe akagusaba bitanu kamwimasha ukaruhira inkecuru indaya mu mabici mabeshu nta soni none ndikuza gutera imbabazi ango boroga ibyo mwabikoze mwihishe uje no kubivuga wihishe nukaze gutera imbabazi kuri TikTok wambwaho tutoka kure si wowe si indaya muri kumwe yo hasi ngo ni Olga mwese muri intumbi za mugiga maze ndabivuze niyahura ndabivuze niba yumva ari ready kutsubiza urumva ansubize nanjye ndahari ngo ngaruke musubize kuko nyine nkuko nabimubwiye ku neza ngakusibe zira video akaba yabyanze nanjye nyine n'ukujya kumufungisha kuko ntabwo nifuza kubona Derek abayeho neza kuva yanyicira ubuzima uri kumva akansubiza hasi gutya yewe ntabwo nanjye nifuza kumubona abayeho neza jewe nwiturira naramutwitiye uri kumva ndangije ndareba ndavuga ngo umuntu nazi kwigurira umwenda dufatanya kwishyura inzu uwo mwana se awazabasha kumurira nta kintu yigirira nta mafaranga yigirira jewe mwubase n'iki cyanjye man uziko niyo yaba ncumbikiye muzuru yapfuna nkayitwa kari gafite umusista bakundanaga akamenyera buri kimwe cyose biba ngombwa yuko nta kintu nta mafaranga azongera kumuhereza ibintu byose nyine nambwa ati birahagaze nta kintu kimwe nzongera kumumarira umujama nyine atangira ibintu byo kunyinjirira akazajya nyandikira nyine buragira utuntu tw'uducati nyine akwandikira ibintu ukavuga ati cyaze uyu muntu pe nyine umujama nawe ureba physically ukavuga wabonye n'abantu bagiye batera ama comment menshi akakana ibiki nyine n'umuntu ureba nyine ukabona ko ari umuntu w'imbobo. Okay amani ndakeka mwabyumviye ukuntu ibintu bimeze ewana ibyababo ni danje ejo bundi rero barukotana bashatse kunga Derek na Olga ewana bibintu by'ikasiro hari Rwamagana harano hari mbari ya danje ewana Olga na Derek yabagiye kurwana makuru ndafite nyamushaka mbaya part 2 ewana mubinyereke mumbwire ngiye mbatima makuru y'abajama kibazo nuko mukundana mwihishe bikarangira mubituzanyemo ewana ibintu by'abantu ni danje wemekinga ko akoze subscribe ibintu tujye twibanira mu biganiro byanjye bigiye bitandukanye ciao ishoboy Blaze Boy see you mvuze gutyo ntabwo nabambeshye.